byanga bikunda sinzi imyaka ufite, ariko byanga bikunda ijambo stress umaze iminsi uryumva. Ijambo stress, ngo mfite stress, ngo yagize stress, ngo ni stress nyinshi. Ijambo stress ni ijambo rivugwa cyane mu magambo avugwa, ni ijambo rivugwa cyane. Kandi nanone mu by'ukuri tutabeshe, stress ni ikibazo gikomeye cyane. Stress ni ikibazo gikomeye cyane, kuko ushobora kugira stress ugakora amahano, ugakora ibintu utari gukora. Stress ni ikibazo cyane cyane cyane. Rero hano ngiye kukubwira ibintu 5 bitera stress kugira ngo ubyirinde utandukane na stress. Ibintu 5 bitera stress, ubyirinde kugira ngo utandukane n'iyo stress itazagutera ikibazo. Mbanze ngushimire wewe wakoze subscribe, wowe kagira Imana we bigukundiye nugukandaho ibintu bidatwaye n'amasegonda angahe, just ukaba wiyandikishije muri uyu muryango wacu wa Harmony muri seminari ihoraho. Nongere ngusaba ibiganiro byacu bisangiza abantu benshi, nabo bibafashe bamenye umuti wa stress. Dukomeze. Mu buzima bwa buri munsi hari ibintu duhura nabyo bidutera stress, byanga bikunda. Ukiri kuri uyu mubumbe hari ibintu uzahura nabyo bigutere stress. Biranagoye cyane ko utahura nabyo, ariko byibuze menya ibi bintu 5. Byibuze niyo mpamvu ugomba kumenya ibi bintu 5 kugira ngo ubyirinde. Sinshaka gutinda muri no video. Ikintu cya mbere ni unorganized life, ubuzima buzira gahunda, maisha bila mpangilio. Sasa abantu bagenda bibesha ngo tumye ngira stress, ariko warebye gahunda zawe. Ubuzima buzira gahunda ni ikintu cya mbere kigutera stress. Nkunda kubigarukaho mu bibazo 5 nakwigisha ugomba kwibaza. Harimo ikibazo kibaza ngo kubera iki ndi hano, n'uyu mwanya uri kuntegera kubera ikuri aho ngaho uri. So ubuzima buzira gahunda, buzira mupangiriyo, unorganized life, ni ikintu cya mbere mu bintu bitera stress. Ugasanga nta gahunda ugira mu buzima. Nimba uri mu buzima butagira gahunda, ikintu cyose kangubwira ikintu gikomeye cyane. Iyo uri mu buzima buzira gahunda, ahantu hose ugeze uzugira ngo wageze yuje. Musubiriremo. Iyo ugira unorganized life, iyo ugira maisha bila mpangilio, ubuzima buzira gahunda, ahantu hose ugeze wibwira ko wageze iyo wajyaga, kuko n'ubundi nta gahunda wari ufite. So kubera izo mpamvu bituma stress ziyongera, ibibazo bikiyongera mu rugo, ibibazo bikiyongera, intambara zikavuka, amakimbirane akavuka. Why? Ntutekereze ngo nuko udafite amafaranga, ntutekereze ngo baragusuzugura. Ufite ubuzima buzira mpangilio. Igihe uba muri ubu buzima byanga bikunda ugira stress. So ni ngombwa muvandimwe ko ugomba kumenya ibyo ugamije. Ibintu ukora byose bigomba kugira gahunda. Ukaza umenya ngo nabanjirije kuri iki, ndasoreza kuri iki, ubwo nsoje iki ngiye gukora iki ngiki. Please reka kubaho ubuzima bwo kubaho kubw'umugisha, kubw'ibahati, kubw'amahirwe. Ngo ugere ahantu kubw'amahirwe, ngo ubone ukoze ikintu kubw'amahirwe. Nimba uri mu buzima bwo kubaho kubw'amahirwe, ubayeho nabi cyane, titaye aho uri, titaye n'ibyo ukora, titaye n'imirimo ubamo, ubayeho nabi. Ubuzima buzira gahunda ni ubuzima buzana stress. Icya kabiri
ni ukugerageza gukora ikintu cyose mu buzima. Ibyo nakwita omnipotent and omnipresent. Kwibesha ko omnipotent ni ukuvuga ngo Imana ishobora byose, nawe ukibesha ko ugira ubushobozi bwo gukora buri kintu cyose. Omnipresent ni ukuvuga ngo ni ukubera hose icyarimwe. Ukibesha ko ahantu hose ushobora kuba habera icyarimwe. Hari umuntu ubaho mu buzima akagerageza gukora buri kintu cyose, buri kintu cyose ugasanga arigira na juwa. No, menya ibyo uzi, umenye n'ibyo utazi. Muribuka mu isomo nigeze kubaha, abantu benshi bararyumvise cyane. Narakubwiye ngo ugomba kumenya ubushobozi ukeneye, skills ukeneye, kuko narakubwiye ngo ni wowe guhitamo aho ushaka kuba nawe ushaka kugera. Ariko muri uko kugira ngo uguhitemo, ugomba ukabanza kumenya ni ubuhe bumenyi nsabwa kugira ngo bungeze kuri iki kintu ushaka. Iyo umaze kumenya ubumenyi usabwa, ugomba kwibaza se muri ubu bumenyi nsabwa ni ubuhe mbuzi, ni ubuhe mfite. So hano rero ikindi kintu gitera stress ni ukugerageza gukora buri kintu cyose. Buri kintu cyose wowe urakigerageza, uri na juwa kuri buri kimwe cyose. Nta kintu bokwereka ngo uvuge ngo iki sinkizi. Buri kimwe cyose wigira umumenyi kuri byose, ico gihe uzagira stress. Nta n'ikintu uzakora ngo cuzure, buri bintu byose bizaba bicagagure. Kandi uzirinde kubaho ubuzima bwo guhora utangiza. Guhora utangiza buri munsi guhora utangiza buri munsi ni ikibazo kibi cyane. Kibi cyane, kiba ariko kibi cyane. So ugomba kumenya ibyo ushoboye, ukamenya n'ibyo udashoboye, ukava mu buzima bwo kugerageza gukora buri kintu cyose. Iyo hari ibintu ubona ari ingenzi kuri wowe kandi ugomba kubikora, ariko ukaba utabizi, please gerageza uje kubyiga. Ufite amahirwe, ufite umwanya, ufite time, ufite uburyo. Gerageza uje kwiga ibintu ubona utazi udashoboye kandi ari ngombwa kugufasha mu buzima bwawe. Icya gatatu nacyo kirakomeye, ni ugutinya kuvuga ukuri. Nimvuga gutinya kuvuga ukuri, ni kuogopa kusema ukweli. Urugero ni ugutinya gushira hanze ukuri, kurebana n'uburyo ubona ibintu, ugatangira kuvuga ngo ukaja muri passive attitude, ukavuga ngo ibintu bizirangiza. Ndaguheza urugero, hari ikintu ubona umugabo wawe akora ariko kitakunogeye kandi kikubangamiye, ariko ugatinya kumubwiza ukuri kw'ico kintu kikubangamira, cyangwa ugatinya kubwira umugore wawe kw'ico kintu kikubangamiye, ukavuga ngo bizageraho ngo birangire. Icyo kintu kigutera stress, kuko umutima wawe uhora uhagaze, uhora udatuje, kubera ko wananiwe kuvuga ikiri ku mutima wawe, umuntu nimba bishoboka agikosore. So gutinya kuvuga ukuri biri mu bintu bitera stress. Mwibuke ko rimwe na rimwe kuvuga biruhura, my friend. N'igihe warakaye wagize umujinya, ntuzemere kuwubika ngo ugire inzika. Ushatse wavuga, ukanavuga ukabastinga, biraruhura, nta kibazo. Icya kane tutakwirengagiza abavandi, ni ukugira ubushobozi buke. Ahangaha ndagaruka ku ijambo ubushobozi. Narakubwiye ngo ubushobozi bwiza ni ukugira ubushobozi bwo gukemura ibibazo byawe ku rwego rwawe. Ubu bushobozi buke rero ni igihe wingira sibindeba, ukabona nta bushobozi ufite, ukabyemera, ukavuga ngo ibi ngibi byose nabi, ku buryo utanagerageza gukoraho ngo ube waterura n'ikintu, ngo ube wagerageza basi. Ico gihe bigutera stress. Icya gatanu ni abantu mubana mu buzima. Ahangaha watu wanaokuzunguka, abantu mubana mu buzima bwa buri munsi. Nigeze kuba isomo rikwereka ibintu bitatu inshuti zikwandukiriza. Vitu vitatu marafiki zako wanaweza wakakuambukiza. Ibintu bitatu inshuti za kwanduza.
ikintu cya mbere narakubwiye ngo inshuti ishobora kukwanduza ingeso ye yaba nziza cyangwa mbi. Inshuti ifite ubushobozi bwo kukwanduza ingeso ye tu. Ushobora kugira inshuti inywa itabi ariko mukundana cyane kandi wowe utajya urimo, ariko kubera ko muri inshuti nyuma y'igihe runaka uzasanga nawe usigaye ukurura ku itabi, kubera ko inshuti ifite ubushobozi bwo kukwanduza ingeso ze. Ushobora kugira inshuti uzi neza ko ari indaya cyangwa ari mayinja cyangwa ari umusambanyi, ariko wowe mu by'ukuri iyo ngeso utayigira, ariko mu minsi mike uzasanga nawe utangiye kugendera muri iyo ngeso. So niyo mpamvu nakubwiye ngo mu bintu bitera stress harimo n'abantu mubana umunsi ku munsi. Mwibuke ko ejo bundi nababwiye ngo umugisha wawe wishe mu bandi bantu. Niyo mpamvu ugomba gukora icyo bita audit friendship. Ugomba gukora isuzuma ry'inshuti, ukamenya mbana n'iyihe nshuti, niyihe nshuti mbana nayo. Iri somo nagira ngo ndibibutse, ndatekereza ko nari banyuriyemo gakeya, ariko ndagira ngo ndi kwibutsa ibi bintu bitanu. Ureke guhora muri stress, ni igihe cyo gukora. Na Yesu yaravuze ngo ni igihe cyo gukora, dore bugiye kwira, dore burije, ni igihe umuntu atakibasha gukora. Ngomba gukora hakiri ku manywa. Ejo bundi nababwiye ko ubuzima bw'umuntu bugabuye mu bice bine: asubuhi yako, mchana yako, magharibi yako, mu bice bitatu. Aha, rero abantu mubana buri munsi hari icyo bita E plus R, E mu Giswahili na R mu Gifaransa. E ni event cyangwa se tukio, R ni reaction. Aha ndakubwira ukuntu abantu muhorana buri gihe bashobora kugutera stress. Iyi event tukio igikorwa iyo ugiteranije na reaction, n'uburyo wa reactinze ibintu, n'uburyo washize mu bikorwa ikintu, umwe bishobora kubyara zero, undi bukabyara icyaha gikomeye cyane. Ndaguheza urugero. Dushobora kugenda dushoreranye nawe tugahura n'umuntu akadutuka igitutsi runaka, ntabwo nzi gutukana, ariko yadutuka wowe, iriya event, kiriya gikorwa kibaye, twembi hasigaye gukora reaction. Wowe mu kureactinga kwawe ukaba wo mutera ibuye, ariko ngewe nkumva ntaco bintwaye, bakaza bakagufunga ngewe ngasigara. So mu bintu bitera stress no mu bantu bakuzengurutse batera stress, iga rero kubana n'abantu. Bibiliya iravuga ngo murwanye uruhande, ngo mubane n'abantu bose amahoro. Reka kubona ko wihagije, reka kubona ko wewe nta kibazo, ibintu byose ubishoboye. No, iga kubana n'abantu bose amahoro. Niko kwiza kabisa, niko kwiza, wige kubana n'abantu bose amahoro. Nimvuga ahangaha uburyo ubana n'abantu bose amahoro, mu by'ukuri mu gihe uri mu isi, mu gihe ubana n'abantu, ugomba guhitamo intambara ugomba kurwana. Ugomba guhitamo intambara ugomba kurwana, kuko buri gihe mu buzima hari intambara uhura nazo, ariko muri izo ntambara uhura nazo ugomba kugira izo uhitamo ugomba kurwana. So kubera iki? Hari uburyo butatu. Hari intambara urwana ikakuzanira ingaruka mbi. No mu rugo nimvuga intambara ntutekereze izo guterana amabuye, izo guterana imishare, izo kurasana, izo gukoresha ibyuma n'amacumu n'ibindi. No, ndavuga intambara zisanzwe zo muri mind, mu mitekerereze. Intambara zishobora kurwanira muri wewe kugeza ubastinze, ugatora icuma, ugatora ibuye, ugatora n'ibindi. Izo ntambara, hari intambara urwana zikakugirira ingaruka mbi. Niyo mpamvu hari n'igihe umugabo ashobora kuvuga kandi ubona ufite uburenganzira bwo kumusubiza ariko ugaceceka, kuko ubona ko nurwana iyo ntambara birazana ingaruka mbi. Wa mugabo we bishobora kukuzanira ingaruka mbi igihe wiyemeje guhorana amakimbirane n'umugore wawe, cyangwa wa mugore we bishobora kuzana iyo ntambara, ishobora kuzana ingaruka mbi zishobora kutakubaho wowe n'umugabo wawe, ariko zikaba ku rubyaro rwanyu, zikaba no ku baturanyi no ku muryango. Nanone hari intambara urwana ukayitsinda, ibyo byibuke.
hari intambara ushobora kurwana ukayitsinda, si ngombwa ngo intambara zose tuzihunge, hari ibibazo tugomba gukemura. Ariko wibuke ko hari intambara itaba ari ngombwa ko uyirwana, so uhitamo intambara. Aba baturanyi bawe ni ibibazo, ariko kandi ni umugisha. So hari uburyo bune wokoresha kugira ngo umenye intambara ukwiriye kurwana. Ikintu cya mbere, hari abantu baza mu buzima bwawe kugushoraho intambara bagamije konona umutungo wawe. Aha wibuke ndi ku kintu cya gatanu gitera stress na watu wanaokuzunguka. Hari abantu bagushoraho intambara kugira ngo bangize umutungo wawe. Nimvuga umutungo, reka kubona amafaranga, ureke kubona n'inzu, no. Hari umutungo w'amafaranga, uwo ni umutungo umwe. Ariko hari umutungo w'igihe, time, igihe. Hari intambara ishobora kukwangiriza igihe, kandi igihe kirahenda, igihe ni amafaranga. Ariko icya gatatu, hari umutungo w'imbaraga. Uwo mutungo w'amafaranga, umutungo w'imbaraga n'umutungo w'igihe, hari umuntu ushobora kugushoraho intambara gusa umuturanyi akakubangamira, ari ukugira ngo akwibe uyu mutungo. Ashobora kutakwiba amafaranga, akakwiba igihe cyawe, ugatakaza igihe mu bidafite umumaro, ugatakaza igihe utekereza ibintu utari ngombwa gutekereza. Ushobora gutakaza imbaraga zawe, ushobora gutakaza n'amafaranga yawe winjira mu manza n'ibindi. Kandi igihe cyose utakaje umutungo wawe kuri bene aba bantu, uyu mutungo uba upfuye ubusa. Aba ni abantu bitwa exhausters. Aba exhausters intego yabo ni ukugira ngo bakunanize uruhe unubwe ukutwe. Exhausters. So buri gihe rero uhuye na bene ibintu, ugomba kwibaza impamvu y'ikintu ugiye gukora. Ugomba kwibaza impamvu y'iyo ntambara ugiye kurwana. Ariko hari abandi bitwa provokers. Ubu ndavuga stress iterwa n'abantu bakuzengurutse. Hari abandi bitwa provokers. Ni abantu baba bashaka gukora amakosa. Ni abantu bakuzanaho intambara bashaka ko ugira ikintu kibivuga kugira ngo kikuzanire ingaruka mbi. Kandi wibuke ikintu wavuze kukigarura birahenda. So hari abantu baza ari aba provokers, ari abantu baguprovoka gusa kugira ngo utongane, kugira ngo utukane, kugira ngo ugire ijambo rikuva mu nda, rikuva mu kanwa, hanyuma iryo jambo barishire ku mbuga nkoranyambaga, barishire hehe na hehe, usange wakwiriye isi kandi utakirigaruye. Menya iyi ntambara aba bantu banzaho barashaka iki. Ubu ndagira ngo wirinde stress binyuze muri ubu buryo. Aba bantu baranshakaho iki mu by'ukuri. Ariko abantu ba gatatu ni abantu b'abiyahuzi, ni abantu bamaze guheba ubuzima bwabo. Nibo abantu uterera ijambo no kuri WhatsApp bisanzwe wa postinga, si wamuvuzeho ariko ugasanga arakubwira ibintu ngo nk'ibintu ubuhaye uvuga nti bimurebane. Donc yamaze kwihararuka. Ni abantu bamaze gukomereka mu buzima, ni abantu bababajwe, ni abantu buri gihe baba biyenza kugira ngo babone umuntu basukaho agahinda kabo. Mbere y'uko uvugana n'umuntu rero banza umenye uyu muntu abayeho ate, aho uyu muntu ataza kunyiyahuraho. Abakane nibo nsorezaho, ni abantu bazana intambara bashaka kukugira ikiraro cyabo. Niba kuvuga nabo baravugwa, baramenyekana kubera ko bavuze umuntu ukomeye, kubera ko basebeje. Donc bakaba bo gushoraho intambara batagamije ngo mererwe, nabo ariko bagamije ngo nabo bavugwe, nabo bamenyekane, nabo bashirwe kuri social media. So kubwiza ukuri, buri gihe uko uzaba ushaka gukora ikintu, buri gihe uko uzaba ushaka gukora ikintu kugira ngo ugere ku ntego zawe, hari intambara zizabyuka, hari intambara zizaguhagurukira, hari intambara zizakuzaho. Icyo cyo ugomba kukimenya kabisa, sibyo? Hari ikintu ugomba kumenya rero, burya ntabwo ugera kure mu buzima bwawe kubera ko warwanya intambara iyo ari yo yose. Fight strategically. Urwana intambara iri strategic battles. Ntukarwana intambara iyo ari yo yose. Muvandimwe, ibi bintu kubimenya bizakurinda stress. Bizakurinda stress, kandi nutagira stress uzitegure kugiye kugera kure,
ugiye kubona byinshi, ugiye kugera kuri byinshi, ugiye gusohoza intego zawe, ugiye kuzuza imigambi yawe, ugiye